Wera wa Isirayeli tuguhanza amaso kuko uri umutabazi wacu, tuguhanza amaso kuko uri umukiza wacu, tuguhanza amaso kuko ujya uturengera uko bwije nuko bukeye. Byaba mporeki si we wenyine nuko ari gurukanye umutanyo bavuga ko yari yamaze, hari n'abandi ashobora kuba yakufata ruswa, nanjye nayifata n'undi akayifata nk'uko bivuze turema nk'icyaha. Atakaje umwanya we, atakaje icyubahiro cye, yiswe irindi zina, habanje izina ry'ubuzima yabayemo mbere, bavuga ko yacukuraga imisarane n'ibindi, bongera hindurirwa amateka aba honorable. Kuri izo titre zose hiyongereho irindi yakiriye indonyi. Iburyo Imana yabimyeretsemo, yanyeretse mu ngeri zose, yanyeretse mu nzego bwite za leta, inyereka abantu runaka Imana igiye kumanura, igiye kuvana mu myanya, kwinyereka mu nzego bwite za leta, inyereka no mu buryo bw'umurimo w'Imana. Imbwira ko ari abantu Imana yagiriye neza, ibakuye ahantu barangiza bakekomanga ugatuza ko ari bo bibagiwe. Mbese aho ni uburyo ushobora kuba hari ahantu mu myigire yawe, uburyo wabonyemo akazi, bamenye ko Imana yarabivuze. Bivuga ngo ijambo ry'Imana ratubwira ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ninjya kuguhana nzabishyira ku mugaragaro. Bivuga rero hari igihe umuntu akora akantu buhoro yajya no hagira n'uvuga bagahita hakaza abandi bakamucecekesha, bikaguma aho rwihishwa. None Imana yavuga ati none igihe kirageze mbishyire hehe? Ku mugaragaro. Gusa icy'ingenzi nuko hari umweyo, ari umweyo, haracyari n'abandi baracyaza n'abandi, muragenda mubumva. Bivuga igitereko kitabaza niki? Ni wa mugisha wahawe ariko utawuhaye agaciro, wibagiwe. Iravuga ngo ibuka wavuye ukagwa. Abantu rero wenda ntago ndivuga ngo ni runaka, ariko aba bantu natumweho ni abantu batangiriye ku busa. Aba bantu bafite Imana yari yaravuganye nabo, irababwira ngo nzakugirira neza. Uyu munsi hari ahantu ageze hashimishije, bo mu mitima yabo barabizi, arabizi ko kuri we hari ahantu yakagombye kuba ari atari kuzaba ahari. Shobora kuba yarabaye ku muhanda, Imana ikamugira neza uyu munsi ikabimuhaye umwanya runaka. Ni ukuvuga rero hari imbabazi yasabye, ishobora kubusaba imbabazi. Gusaba imbabazi kuri jye ni byiza kuko umuntu wese akunda ko umuntu yasaba imbabazi, kandi usaba imbabazi arazihabwa. Jye nk'umupasiteri nifuza ko yababarirwa. Icyabimuteye ni Satani. Hari Satani wo kutanyurwa, kuko hagati y'uwamuhaye indonke nawe kuyakira, jye ntago twe tubizi. Kuba wakwishimira ko ugize miliyari ni amahitamo ye, ariko numva tutarageraho Satani atageze umwambi. Yari kwishima ko afite miliyari, twerekana n'amazanga yubakiye abapfakazi, imfubyi, ariko we hari uburyo Imana yashatse kugira ngo gusa igire utuntu inyuranya, kandi yerekane ko n'Imana inahari nabo. Hari n'igihe Imana iteza umuntu kugira ngo akore ikintu kugira ngo ugire n'undi zamura, gira uzamura. Birashobora ko n'uriya mwanya ari abari bawusengera, ikabona ko atageze aho agaciro ibyo yarimo kujya kwaka indonke, ahubwo ni umwanya mwiza abonye w'ikiraka cyo kuri Bamporiki, cyo kugira ngo amwingingire, anamusura mubwira ati wakoze amakosa mwene data. Ariko ari uwitwa ibandi n'uwisi bandi, serame mushoza, kuko Bamporiki ashobora kuba ari ishuri arimo, reka ryige neza. Abantu bakushinzwe kuzamukira ku bandi, kamera nk'ikimodoka kitagira amavuta cyacitse feri. Umuntu ashobora kuba umujura kwakira ruswa, ariko nawe uri umujura mu bindi. Ukamenya ko niba uyu munsi hamaze kujya hanze abantu badenze bangaye, bariho bagenda bavumburwa, bafungwa, harimo n'abakozi b'Imana, harimo n'abari ibyuma by'abakristo. Ubundi rero buri ibintu by'abamisi nabonye n'ibindi ngo bita niba Mr. Rwanda. Ubundi mu bantu bose Imana yaremye ni beza. Bivuga ngo iyo hajemo kuvuga ngo kanaka ni mwiza kurusha abandi, ni icyaha. Ese uyu mwana ugiye kuzamura umwereka ko ari mwiza kuruta abandi, uramubeba mwiki? Uyu mwana ugiye kwicisha amazi ashyushye ngo akande mu nda, kandi utubundi agenda dudaheza agatuza agize gutya, inyicaro, imvugo, uri uramutoza kandi umukuye mu bandi. Noneho rero iyo urengeje no kuvuga ngo umuhaye n'amafaranga menshi, hari uburyo yumva azamuka, akumva ni ugatuma
umurarura, iyo modoka nayo ikamurarura. Hari n'ukubwira ati ifotore wambaye ubusa, akifotora akayimuheza muri ati rwose yayikuguriye se kandi yakuguriye telefone ifotora neza, akifotora akamwereka ifoto wambaye ubusa, akarara asambanira kuri ya foto. None se ufashe umugabo ni muzima, nta gakiza kari imbere ye kamubuza gusambana, abana ntabo yabyaye. Sorry, urambwira ko bari bumuca imbere kandi abwira ngo mubanze mutambuke mudefire imbere yanjye. Bose agomba nabe baba muteguriye nabe agomba kubasambanya akabakoraho ibyo, no kubaho ubwo atariye kubikora yari kubaho ubwo ari umuntu mwiza ari nyangamugayo, ariko bamuteguriye tere buriya ko yasambanyije abakobwa beza cyane, buriya azakenera kongera gusambana, azarongora ariko ntazasambana kuko aba yasambanyije ni indobanure bakobwa beza baba minsi, yarabarongoye bose agera ku mwiza. Rero umukwiriye ahitamo guhera uyu munsi mu izina rya Yesu irari rishire, none uhita ufata umugore wawe ugukwiriye agumane kuko yarihaye. Azagusama, azakubwira ngo nutama ndapfa, meze nabi, ndakunda umwana mubi, ndiyahura. Mureke yiyahure, uzagende kwirimbi umuririmbira heza ni mwijuru, arapfa sajya he, ahubwo yakagombye gupfa kuko nibwo icyaha cye kitagipfa. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV, tubahaye ikaze muherereye mu mpande zose z'isi. Ndabasuje cyane abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora. Ndabakunda cyane nkuko namwe mutwereka urukundo umunsi ku wundi. Mama akaba azwi nka Pastor Fane, akaba ari ubwa mbere tumutumiye tujye kugana nawe byinshi bitandukanye. Tuguhaye ikaze kandi none tugushimira ko natwe kaduhaye ikaze mu rugo nubwo twaje bwije. Urakoze cyane abakurikira Gasaro TV, ndabashuje mu izina rya Yesu kandi ndabashimiye namwe kuba mwaje. Yego. Ni by'agaciro cyane. Amazina yanjye nitwa Umukobwa Epifani, niyo mazina yanjye bwite. Nkaba ndi umupasiteri mito bita Getsemani Ministries, nkaba ndi umudamu, ndubatse, mfite abana 3 b'abahungu, nkagira n'abandi bana ndera n'umuryango mugari. Yego. Tabakuru n'abatoya. Yego. Ngiye gutangira n'isengesho kugira twese natwe duhane umugisha. Data mu izina rya Yesu ndagushimye ko wabanye natwe, warinze abantu mpande n'impande zigiye zitandukanye mu izina rya Yesu Kristo. Wera wa Isirayeli, tuguhanze amaso kuko uri umutabazi wacu, tuguhanze amaso kuko uri umukiza wacu, tuguhanze amaso kuko ujya uturengera uko bwije nuko bukeye. Rero nkuragije abantu bose bakurikiriye icano kugira ngo bajye baba amahoro masa, ubarindire mu bihe bitandukanye, warindire mu bihe by'ibyiza n'iby'umubabaro, kandi ubakomeze ubarinde, ubafashe kubivamo. Kandi turasenze kugira iki kiganiro uzagikurikira wese azabone umugisha uturutse iwawe, babone umucyo wawe ubavira, ariko umucyo w'amahoro. Urakoze rero, icyo ni cyo tubisaye tuze mu izina rya Yesu, amen. Tuguhaye ikaze mbere na mbere. Murakoze cyane kandi namwe mwakoze kandi murare ni kabiri nta kibazo. Barumeze neza. Turashima Imana. Mbere na mbere Paul ndabonye waravunitse. Nakoza gusida ariko ndiho ndagenda ngira nta kibazo. Imana ishimwe. Yego. Mwari mukomeye. Yego turaho kuko Imana yacu iturinda muri byinshi, kandi buriya ku muntu wizera abagomba kwatura ko ameze neza uko byamera kose. Yego. Hanyuma njya numva bamwe bibaza, ntago ndi bujye kuri ku myitwarire y'abapasteri cyangwa se abapotre. Ingeri rimwe na rimwe sinjyamenya no kubitandukanya, ariko na potre mwita umupasteri. Wowe ubona imyitwarire bazagukubita nubita wamanurira igarade, ahubwo arabona nzamurira nyuma akambwira ati wo kabyara wenge ntago ndi pasteur. Ubona imyitwarire yabo muri no minsi imeze gute? Ntago namenye imyitwarire ushatse kuvuga iyo ariyo, kuko imyitwarire atandukanye. Urugero tujya twumva ngo hari nk'umupasteri runaka cyangwa se mu apotre ushobora guha amaturo bakavuga kari makeya. Cy'amaturo ingano biterwa nuko ameze koko cyangwa se uko ayafata, kuko intamiro y'umuntu ntago zingana. Rero arigewe muri we bitewe n'ibyo yakoresha cyangwa se nibiharimo, ayareba akabona akayagaya. Ariko uko yagaye amaturo
ni nk'uko yagaya n'ibindi byose. yego Ariko numva atari cyo cyakabaye kigenderwa cyo kumva ko agaya amaturo, kuko umuntu atanga amaturo bijyanye n'uko yifite. hari umwapotre umwe watanze urugero aravuga ati njyewe 100 nta kintu byamarira, ati utwo duturo ntacyo natumaza. Ndetse benshi ariho bakomoreje ko muri iyi minsi bavuga butumwa cyangwa se bamwe mu bakorera umurimo w'Imana ari business. Wewe wumva bikwiye ko umuntu uvuga ubutumwa bwiza bw'Imana yakavuze ngo 100 bari amafaranga makeya ntayo yafata? Ubundi umuntu ukorera Imana yo mu ijuru, Imana yamuhamagaye, ntabwo areba ku maturo, nta nubwo areba ku bifatika, kuko ibifatika ni inyongera. Kuko muri misiyo Imana yatanze cyangwa se Yesu yatanze ubutumwa bahaye, yaduhaye kubwiriza ubutumwa bwiza, abantu bakizera, abantu bagahinduka. Iyo umuntu yahindutse ahabwa umugisha, yahawe umugisha arashima, aratura. Rero ingano aturamo ihwanye n'icyo yakiriye, kandi nabwo nubwo yaba yakiriye kinini, ariko umutima we utarimo gutanga ntabwo yabizira, ntabwo yabizira. Kuko twe dusenga kugira ngo umuntu ahinduke, kandi mu guhinduka akeneye impinduka nziza imuvana ikamugeza. Iyo umuntu amaze kwakira no guhinduka muri we, ntabwo umubwiriza gutanga, ko hari ibintu areba akabona birakwiye. Rero kuba yavuga ngo ingano ni makeya, amaturo mutanga ni makeya, ntago biriya jewe ntago mbifata ko byaba kubavuga butumwa bose cyangwa kwa pasiteri bose. Hoya nibyo umuntu we ku giti cye, kuko umukozi Imana nyawe azi neza ko yakoreye Imana akabwiriza, akafasha umuntu ashobora no kwibuka agashima. Niba no mu buzima busanzwe umuntu ashimira akavuga ati ngwino dusange tujye gusangira icyayi, nuko aba yibuka ko hari ikiza wamugiriye. Niba umwana mu rugo ashobora kwiga akarangiza akabona akazi, ntagomba kumubwiriza ngo uzakorera ibi ababyeyi, we arabizi. Burya umwana ubarenda kubwiriza nawe ntabwo aba ari umwana, ntabwo abashobotse. Rero umwana aribwiriza akamenya igikorwa. Rero numva abapasiteri iyo watandukiye ukajya buri watandukiye, ariko ntabwo ari muri Bibiliya gusa. Bibiliya harimo ubutumwa bwo kubwiriza abantu bagahinduka, ubundi bamara kwizera ibintu byose bikaza ari inyongera. Yego. Hanyuma ndajya kuri saga zo muri iyi minsi, nzikubazeho nk'umuntu ukorera Imana. Numvishije ngewe mu byo numvishe, sinzi niba ari ukuri ko Bamporiki ari umuADPR, ariko nago mbizi neza amakuru nago nyahagazeho. Ndetse bamwe na bamwe bagenda batekereza ati nibyagakwiye kuba ku mukozi w'Imana cyangwa se ku muntu usengera hana, ariko navuga ngo twese turemanye icyaha. Wewe byakire gute biriya bintu? Ya urakoze cyane. Bya Bamporiki si we wenyine, nuko ari gurukanye umutanyo, bavuga ko yari yamaze, hari n'abandi ashobora kuba yakufata ruswa, nanjye nayifata, n'undi akayifata, nk'uko bivuze turemanywe icyaha. Ariko kuba agiye nkimara kubibona byarambabaje. Cyambere arahemutse, yaguye mu cyaha, yaraguye nk'uko n'abandi bose bashobora kubaho barafatwa. Asa nkaho nk'umuntu utewe n'umwanya yari arimo, atakaje umwanya we, atakaje icyubahiro cye, yiswe irindi zina. Buriya nubwo dusaba imbabazi turababarirwa, ariko ingaruka z'icyaha ntabwo zituvaho. Buriya hejuru habanje izina ry'ubuzima yabayemo mbere, bavuga ko yacukuraga imisarane n'ibindi, bongera ahindurirwa amateka, aba honorable cyangwa se aba ministre, ukuntu agira ijambo. Uyu munsi kuri izo titre zose hiyongereho irindi, yakiriye indonyi. Rero mu by'ukuri nk'umuntu w'umuyobozi ntabwo arakwiye gufata kiriya kintu. Mu buryo nanone bw'umukristo yaradutukishije. Imana rero yarapfushije, ntabwo tugomba kwishima, kandi yarapfushije. Namwifuriza kugira ngo Imana imufashe kugira ngo yicuze, namara kwicuza ahinduke. Imana rero itanga imbabazi, ejo yamuhindura amateka. Kuko yo uvuye ahantu ukahava nawe bakaguhagarika, utakaje akazi, kandi akazi katungaga umuryango, kakoraga ibintu byinshi. Rero mu by'ukuri ikibazo cyabaye ku muntu ugiye kirambabaza, nkumva ndababaye, ariko ntababaye kuko mbabajwe no kumwishima hejuru, ahubwo mbabaye numva ngize impuhwe, numva namwifuriza ko Imana yakongera ikamugirira neza n'undi wese kugira ngo asubire mu murongo. Hanyuma mama, numvishije ko hari uburyo ki wigeze kugira yerekwa ukaba wabona ko azatabwa muri yo. Mbese yari kuri we cyangwa se yari muri rusange? Oya, ntabwo yari Bamporiki, ni muri rusange. Yego. Ni ukuvuga
iburyo Imana yabimyeretsemo, yanyeretse mu ngeri zose, yanyeretse mu nzego bwite za leta. Ni ukuvuga ngo ni ibihe bigiye bitandukanye cyangwa se ni message yatandukanye, ariko wenda igeze ku gice cya 5 inyereka abantu runaka Imana igiye kumanura, igiye kuvana mu myanya, kwinyereka mu nzego bwite za leta, inyereka no mu buryo bw'umurimo w'Imana. Imbwira ko ari abantu Imana yagiriye neza, ibakuye ahantu barangiza bakekomanga ugatuza ko ari bo bibagiwe. Mbese aho ni uburyo ushobora kuba hari ahantu mu myigire yawe, uburyo wabonyemo akazi, ukareba muri kavukire yawe, ukareba inzira zose, hari inzira buryo umuntu agera amasaba y'akazi ziba zigoye, hari ubafite abamufasha akaboko, none akaba n'igikundiro wagiriye ku muntu. Abo nibo bantu bagezeyo, bishobora kuba ari company runaka uyobora, bishobora kuba ari ikigo runaka, ariko utaritwaye neza, ukaba icyo utaritwaye neza, ahubwo wararenganyije abo wakayoboye. Abo bantu rero wagezeyo kumva ko ari wowe, n'abantu basengaga bakaba batagisenga, barafashe iminsi yo gusenga bayihinduza ibindi bintu, bayihinduje ibintu. None Imana inyereka ko ari umweyo mu nzego bwite za leta, ndetse no mu bapasiteri n'abakozi Imana n'ahandi hantu hose, ariko ihereye ku bantu bari hejuru. Rero ubu butumwa butambuka bwa mbere bwatambutse ku itariki 25 z'ukwezi kwa 4. Rero ni ukuvuga ngo ariko nari maze ibyumweru 2 mbuhawe, ariko nkibusengera. Ni ukuvuga rero muri icyo gihe, ni ukuvuga uyu munsi muriho murabona Bamporiki, ariko hari n'abandi mutariho mubona, hari n'abandi mutariho mubona, ariko baro baca muri ibyo bihe. Bivuga ngo Imana yambwiraga ko itazemera akarengane, abantu bitwaza icyo bari cyo bakarenganya abandi. Handi umuntu muri service, umuntu ashobora guhabwa service ku buntu, ariko akayasabwa ibindi. Kuba wenda naza nkeneye umuntu runaka, ariko akansaba ibindi, kandi ari uburenganzira bwanjye. Rero ibituma Imana yumva ko biyibabaje ku bantu bagenda barengana cyangwa se barenganya abandi bitwaje icyo ari cyo. Imana rero iravuga ati aba ngiye kubamanura kugira ngo mbereke ko ndi Imana. Kandi ikintu turi buze kwibaza, urumva itariki wakiriyeho ubutumwa haciyemo umunsi nta nubwo ugezemo, navuga ngo Prince Kid nibwo yatawe muri yombi. Ese nawe hari ikintu Imana yabaramukweretseho? Kuko nimba ari ku 25 z'ukwa 4 yatawe muri yombi, niba nibuka neza ku 26 z'ukwa 4. Ntabwo yantumye ku muntu, yambwiye muri rusange. Imbwira muri rusange, urumva niba ubivuze ni wowe uza amatariki yabyo. Jewe na nuvuga ngo yarampaye amasenyisho ngo nsenge, impa ubutumwa ngomba kuvuga. Ibi byabaye hanze, bijya hanze ku mugaragaro, kugira ngo abari buze kubona abantu bagiye batandukanye bamenye ko Imana yarabivuze. Bivuga ngo ijambo ry'Imana ratubwira ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ninjya kuguhana nzabishyira ku mugaragaro. Bivuga rero hari igihe umuntu akora akantu buhoro, yajya no hagira n'uvuga bagahita hakaza abandi bakamucecekesha, bikaguma aho rwihishwa. None Imana yavuga ati none igihe kirageze mbishyire hehe? Ku mugaragaro. Ibivuze rero muri rusange niho hagenda hagaragara, bose bagenda bafatwa, ariko ntavuga ngo ni runaka na runaka. Gusa icy'ingenzi nuko hari umweyo, ari umweyo, haracyari n'abandi, baracyaza n'abandi, muragenda mubumva. Gusa icy'ingenzi nuko igihe cyose uzakora ikintu ntugendere mu bushake bw'Imana, ntiwibuka Imana yagukuye ngo uhubahe, ntiwibuke n'uwaguhaye n'uwo mwanya ngo umwubahe. Aho ngaho niho Imana iza iyo ubwayo iza yikorera. Hari ikintu turi buze kwibaza rero, ese ba bantu ni baba baragiye mu myanya yo hejuru, barangiza bakibagirwa aho baturutse? Cyane ni nacyo Imana, kuko iki gika giherekejwe n'ijambo riri mu byahishuwe ibice byaho 2 umurongo wa 5. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ibuka aho wavuye ukagwa, wihane. Nutihana, urumva kwibuka aho wavuye ukagwa wihane. Bivuga igitereko kitabaza n'iki? Ni wa mugisha wahawe, ariko utawuhaye agaciro, wibagiwe. Iravuga ngo ibuka aho wavuye ukagwa. Abantu rero wenda ntago ndivuga ngo ni runaka, ariko aba bantu natumweho ni abantu batangiriye ku busa. Aba bantu bafite Imana yari yaravuganye nabo, irababwira ngo nzakugirira neza. Uyu munsi
hari ahantu ageze hashimishije bo mu mitima yabo barabizi, arabizi ko kuri we hari ahantu yakagombye kuba ari atari kuzaba ahari. Ashobora kuba yarabaye ku muhanda, Imana ikamugira neza uyu munsi ikabimuhaye umwanya runaka. Ashobora kuba ataranize, ariko uyu munsi akaba ari n'umucuruzi, no mu bacuruzi ari n'umucuruzi ukomeye. Ashobora kuba ari umupasiteri, yari muri senzi biraho, nyuma ikamuha umwanya. Uyu munsi akaba ari urwego yubatse rw'ikitabashwa, atakibasha gukora wa murimo Imana imuhamagarira, bya bindi byo kubwiriza ubutumwa, abantu bakihana, bakaruhuka, bakareka ibyaha, bakava mu biyobyabwenge, ahubwo we ari mu mishinga. Baba Kristo ariho arabakoramo business, mugani wawe kumwe babimbwiye, arabakoramo business. Abo nabo niba Imana iriho ishaka kugira ngo bibuke aho bavuye. No kuba rero waragira umugisha ukagira igikundiro ukajya gusaba akazi ahantu, ntibite kuri diplome yacu, ntibite ku kintu umuntu akavuga ati gusa nuva nagukunze nakugeza. Urabizi ko hari abantu bajya bafatwa kuboka, ukaba warageze aho hantu ukibagirwa, ugakora ibyawe ukibagirwa. Abo nibo Imana irivuga. Tari kuvuga ngo kuko nize Harvard, kubera ko ndangije kwiga mu Bwongereza kandi marume akora aha, anti wanjye akora ibi nta bibazo nageza. Wavuga Imana yakuye ahantu kabisa, natwe tukabibona Sandrine, tukabona ko uyu muntu avuye aha, sibyo? Turabafite twese aro Imana yadukuye, ariko iradusaba kutagira gute, kutibagirwa. Rero ibi biba n'ababaye n'ababenda bashobora kuba bariho bajya hagaragara muri mu bihuza, birasa nkaho biriho bituburira twebwe n'abasigaye. Wirinde kubera ngo nutihana nzaza hure muri gitereko kitabaza. Vuba iriho ibikora y'ubwayo irashaka kubikora ngo bijye mu itangazamakuru, yerekane ko ari bijye n'ahandi, ariko byajya ahandi. Ariko Imana intego yayo no kugira ngo abantu be kurenganya abandi, babe beza. Tugerageze kuba beza, twe kwibagirwa. Urakoze cyane. Hanyuma nyuma yaho ntekereza ko wabimenye nawe ko yasabye imbabazi. We nk'umukristo kira kintu gifata gute? Nubwo benshi navuga ngo bamuteye amabuye, ati nibyari bikwiye ko wafata ruswa n'ubundi usanzwe uri umuntu ufite aho wageze. Urakoze. Buriya imbabazi ziri uburyo bubiri. Hari imbabazi zivuye ku mutima, hari n'imbabazi z'amatakirangoye kuko wafashwe, sibyo? Yego. Hano iwanjye bigeze kutwiba, mukozi aratwibisha ku buryo ibintu byose mu nzu. Mubajije arahakana, kandi niwe arafite urufunguzo. Aravuga ati ndeka da ntabyo natwaye, ariko tumwokeza igitutu arangije arabyemera, asaba imbabazi. Mu by'ukuri bwa mbere yahakanye, ariko aremera. Ndi kuvuga rero imbabazi navuze ngo ziri uburyo bubiri. Buriya nta muntu wirukanwa mu kazi batabanje kumuhiretere imugira gute, imwihanangiriza, imugoragoza. N'Imana nayo ubwayo iratugoragoza, itugoragoza mu nzozi, ikadusanga, ikadutuma n'abantu. Ni ukuvuga rero hari imbabazi yasabye, ishobora kubusaba imbabazi. Gusaba imbabazi kuri jye ni byiza, kuko umuntu wese akunda ko umuntu yasaba imbabazi, kandi usaba imbabazi arazihabwa. Jye nk'umupasiteri nifuza ko yababarirwa. Jye nk'umupasiteri nifuza ko umwana akosa akababarirwa, n'ibihano akabihabwa, ariko nanone akagarurwa mu murongo. Byose bishobora kuba kugira ngo agarurwe mu murongo, kuko yarasabye imbabazi. Niba asabye imbabazi azikuye ku mutima, azababarirwa, kuko twe ntabwo turi mu mutima, ntabwo tuzi mu mutima we. Azababarirwa, n'Imana imubabarire, n'ubuyobozi bumubabarire bwamufatiye iki. Ariko nanone nihabaho nanone kumuhana, nabwo yahanwa, ariko nabwo muri uko guhanwa kwe akahindukirira kureka, akihanira kureka. Ariko kuri jye kuba yasaba imbabazi ni intambwe ya mbere. Erega gusaba imbabazi ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye, kuko buriya hari n'abandi batemera gusaba imbabazi. Ariko kuba yarateye intambwe agasaba imbabazi, nawo ni umuco mwiza, ni n'ubupfura, kandi nubaho ari birashoboka ko amaze kwikiranura n'Imana. Hasigaye kwikiranura n'amategeko, ariko ku Imana yari kiranuye. Niyo mpamvu ubu ngubu nta n'urubanza twamucira. Yego. Urakoze cyane. Hanyuma ari icyo ndibuze kwibaza, uri umumama, ndetse navuga ngo utunze miliyari, ko nawe yabyiyemereye. Ubona
ari nk'icyo kintu gishobora kuba cyatuma umuntu yafata indonke ibyo ari byo byose ntabwo yari igeze muri miliyari ariho benshi babihuje bakavuga bati se nimba umuntu yari yemereye ubwe agasereburatinga miliyari y'amafaranga y'u Rwanda ese buriya ntibyaba ari kwa kundi umuntu ashobora kuba umuntu yamushuka akamuguta mu mutego kugira ngo yakire iyo ndonke wamugani icyaha kikamuganza urakoze ntago nabimenya hagati ye n'uwayimuhaye harimo ibanga ryabo twege tutamenya ariko icyo navuga icyabimuteye ni satani hari satani wo kutanyurwa kuko hagati y'uwamuhaye indonke nawe kuyakira je nago twe tubizi ko hari ibanga ririmo ariko igituma umuntu wese akora icyaha ni satani wo kutanyurwa kuba wakwishimira ko ugize miliyari ni amahitamo ye ariko numva tutarageraho satani atageze iki umwami kuko numva yari kwishima ko afite miliyari twerekana n'amazanga yubakiye abapfakazi imfubyi ariko we hari ijambo wenda umuntu yirinda kuvuga kuko hari ijambo ushobora kuvuga ejo rikazamuka ariko buriya nabwo Imana ishatse kugira ngo imwigishe ubwenge mwigisha ubwenge ko hari ibintu utagomba gupfa kuvuga ko abafite za miliyari 100 ntago barahagarara ngo baserebure ariko yo kariya na kagozi kashaka kugira ngo kajye hariya ntabwo ari cyo cyakagombye kuba miliyari ari yatuma userebura ko n'abafite miliyari no kuvuga ngo iyo ufite umugisha wowe wagiriye umugisha ukahabwa umugisha fete ushobora gukora nuko wasangira n'abakene niho byerekana ko ugwije mu kirundi babyita ko uri umugwizatunga nibwo uba uri umusava dushobora kwemera ariko kuba wahamagara abantu bakarya bakanywa ko urya inkoko ukanywa ugataha bijya gukora susu bigahita bishira gukora pipi bigashira ariko iyo wubatse hariya barabikwitirira dufite imidugudu yitirwa abantu dufite imihanda abantu bubatse ibitirira rero numva kwishima kwiza Yesu yaravuze ngo mwishimire ko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo we nicyo cyico kumva rero numvaga biriya atarafite byinshi ahubwo hari uburyo Imana yashatse kugira ngo gusa igira utuntu inyuranya kandi yerekane ko n'Imana inahari navuga irahari yego Imana yigaragaze yego hanyuma kandi ikindi nkiri naho hari n'igihe Imana iteza umuntu kugira ngo akore ikintu kugira ngo ugire n'undi zamura sibyo yari giteza ukina ahantu umuntu kugira ngo gira uzamura birashobora ko n'uriya mwanya ari abari bawusengera nkabona ko atageze aho agaciro ibyo yarimo bajya kwaka indonke Imana ikagira undi zamura byose rero ni imikorere y'Imana n'uwamushyizeho yego hanyuma tukiraho navuga ngo muri iyi minsi nkunda ko kurikira YouTube hari umwapotre nanone wavuze ati honorable bamurikini bandi ndetse navuga ngo yaba bavuga butumwa cyangwa se abandi bakuru umurimo w'Imana byarabababaje wowe icyo kintu wagifashe gute kumva avuga ko nubwo uyu munsi yaguye mu mutego ariko ari bandi oya buriya abakozi b'Imana hari imvugo utagomba kuvuga hari uba warahindutse cyambere Imana iduhamagara turi babi turi bamayibobo turi n'amabandi ariko naga igikoresha amabandi nani gikoresha mayibobo iraguhindura rero kuba yaravuze iryo jambo yaratukanye ntago rikwiye mu kanwa ku mukozi w'Imana byakagombye kumenya kuko Imana idutuma abanyabyaha ahubwo ni umwanya mwiza abonye w'ikiraka cyo kuri Bamporiki cyo kugira ngo amwingingire anamusura mu ati wakoze amakosa mwene data ibi ntago byagombye akamwerera imbuto ariko ari uwitwa ibandi n'uwisibandi serame mushoza hanyuma ni umukozi w'Imana ko ukurikiye Twitter ye usanga avuga ati abiryozwa ati naza nizo miliyari agenda twiba bibera n'ubuki ku Karubanda niyo mpamvu nanjye umunsi mbivuze ku Karubanda ati naza nizo miliyari ryo bandi cyangwa se icyo gisambo kereka niba ari umucamanza cyangwa ari umushinjacyaha
nese amategeko aricyo yari yamwemeza bavuze ko afungiwe mu rugo kubera ashinjwa kwakira indonke ariko ntabwo arajya mu rukiko yari yitaba urukiko wenda niba mubikurikira igihe umuntu ataritaba urukiko numva atakwiye kwitwa ko ari iki n'iki niba akekwaho ari byo byose numva kuba umukozi w'Imana numva yaba imbuga tuvugiraho twagombye kuvuga ubutumwa bwiza tukareka amategeko agakora amategeko yawe tukareka ubuyobozi butureberera bugakora ibyabyo umukozi w'Imana ashinzwe gusengera ababi kugira ngo bahinduke babe beza kandi ntagomba guca imanza umukozi w'Imana agaca imanza umukozi w'Imana arakunda umukozi w'Imana arababarira umukozi w'Imana yabonye umuntu agiweho n'ibintu bibi arababara kuko Imana ibihombye umuntu akababazwa n'icyaha umuntu yakoze ariko ntabazwe n'ibyo kuko biriya byo kuvuga ngo nabizane bifite inzego zibishinzwe zifite inzego zibishinzwe zigomba kumubwira ati waribye wakoze ibi n'ibi bizana kereka rero aho ngaho ubwo ashobora kuba hagati ye na nyir'ubwite bafite ikibazo bapfa ubwo icyo ngicyo ngira ngo waba bafite icyo bapfa kuko bomora icyo ashobora kuba ari ishuri arimo reka ryige neza uyu nawe ashobora kuko muri iki gihe nabonye buri muntu wese azamuka hari abantu bashinzwe kuzamukira ku bandi kamera nk'ikimodoka kitagira amavuta cyacitse feri ibyo rero umuntu wese bamureka buriya nawe ni igihe cye cyo kuvuga hari n'igihe umuntu yirekuye ngo avuge arwara ama infection muri we rero ashobora kuba kuvuga kuriya no kumuvuga agiye kumukirira agakira ibikomere bye biri muri buriya nawe afite ibikomere kuko umuntu muzima ntabwo yakwifuriza urukundo rurihangana ntabwo rwifuriza ikibi ku wundi kandi iyo niyo ndangagaciro y'umukozi w'Imana umukozi w'Imana utihangana nta nubwo yaba ari n'umukozi w'Imana jya nkunda gutanga urugero nkavugana umukozi w'Imana cyane cyane umushumba hariho izo nzego zose zibarizwa ba bishop ba apotre bose baba ari abashumba ni ukuvuga ngo abarizwa nkunda kubagereranya nk'umushumba uragira amatungo iteka umushumba uragira itungo ashobora kwitambika akajya mu mugezi akazana amazi atuma rya tungo rinywa rigahaga aritambika akajya gushaka ubwatsi kugira ngo rya tungo rirye rihage ikindi iyo rimaze guhaga wumva unezerewe kuko rihaze nibwo ritanga umukamo bivuga rero ngo wowe mushumba niba utita ngo umanuke Yesu asiga 99 akajya gushaka imwe yazimiye kuko uyu munsi ushobora gufata umunyacyaha cyangwa se umuntu bakatiye runaka cyangwa bavuze hiki ejo agahabwa imbabazi nahabwa imbabazi se uzajya hehe wowe kandi yahabwa imbabazi kuko umuha imbabazi ntabwo uri mu mutima we uri mu muyobore yamuha imbabazi ejo akahabwa poste runaka ejo bizakugora kujyayo gusaba serivisi umusanzeyo uzajya wumva hari cya kindi kaba urugero ushobora kugenda ugasanga ashobora no kurangiza ntahabwa akazi akajya niyo yatwara imodoka akatwara cya KBS urugero ese uzinjira muri iyo KBS usange ari we yitwaye bwazakureba neza ushobora no kugenda ukajya muri supermarket ugasanga niwe ucuruza kandi ugasanga ikintu ushaka niwe ugifite wenyine kuko nabyo birashoboka uzagenda utaguze se rero cyangwa se urugero agahabwa akazabona ambasaderi ahantu mu gihugu runaka kandi turabakozi b'Imana uzagerayo ujye muri gihugu muri icyo gihugu ujya kuvuga ubutumwa iyo ngomba kujya kumureba ese uzamureba mu maso tuba tugomba kwirinda mu byo tuvuga tugakundana cyane cyane urukundo Sandrine urukundo ni rwo rukeneye ku bantu bose ntukagire umuntu umusuzugura na wa wundi ugendesha ibirenge na wa wundi udakaraba uriya udakaraba akuciye imbere kugira ngo umuhe isabune umuhe n'amazi uyu muntu ufite ibikomere mu mutima aguciye imbere kugira ngo umwomore uyu munyacyaha wakoze icyaha umumenye kugira ngo umufashe ntabwo tubereho guhutaza ababi ahubwo tubereho kwakira kwakira ko njya nakira abantu bafite imiterere kira abana b'abatinganyi ariko simbahutaza ndabaganiriza kandi ugasanga babivuyemo ugasanga umwe baraje hano nyamwanya ubonye ko hari n'abantu bavuye ahangaha ariko hakaza umuntu akaza hari umugabo n'umugore akavuga ati ndagusiga kwa pasiteri
ndagusiga aha ntungaruke inyuma, bakaza tukicara saramumpa nijye wamushingiye, ariko tukica tukaganira, nkajya kubona nkabona anteye umugongo, aramuhindukira amuhobera aramusomye. Iyo baza bandegera ibibi byabo bapfa nkitereramo nkaba nyirakazitereyemo, ntibari guhita bahindukira bakantera amabuye bakampondagura kubera iki? Baje barushye, yego hari ahadodotse ukeneye kudoda, barangiza bagataha bumva banezerewe. Uko niko umuganga avura umurwayi, nubwo umurwayi yaba avuga nabi we muganga uvuga neza. Rero ntabwo yari imyitwarire myiza, kuko wenda mbuze byinshi nta kibazo, ariko icyo nshaka kuvuga ni uko uyu uriho ukatira uryo. Erega reka mbwira abakurikiye Agasaro, muri n'abana beza, tumenye ko uyu munsi umwe ashobora kuzira ruswa, yego, ariko undi nawe akazira ikinyoma, undi akazira gusambana. Rero ngo umugabo runaka aseka imbohe babyumvise, ni ukuvuga ngo twese wadushunguramo inkumbi ntabwo yazibura. Uyu munsi mfite akadefo kanjye, n'undi afite akadefo. Rero ntabwo wavuga ngo uyu ni ibandi, ngo uyu ni umujura. Umuntu ashobora kuba umujura wo kwakira ruswa, ariko nawe uri umujura mu bindi, cyangwa se uri n'umusambanyi. Iyi ni umusambanyi unateranya, ugambana. Utwo twose ni utuntu, kandi ibyo byaha byose imbere y'Imana ni icyaha, n'imbere y'amategeko kandi nacyo ni icyaha. Rero tugomba gusengerana tugasabirana. Hanyuma wenda wowe hari yere kujya ugira, ese ukurikije ibyo ugenda ubona abantu twakwigira iki muri ibi bintu biri kugenda bigaragara umunsi ku wundi? Urakoze cyane. Ibintu tukakagombye kugenderamo ndabivuga mu buryo bubiri. Ndavuga nk'umuntu w'umukozi w'Imana, ariko mvuge nk'umuturarwanda, nk'umunyarwanda. Icya mbere nk'umunyarwanda tukagombye kugira indangagaciro. Indangagaciro irimo kudahemuka, kuba inyangamugayo, kunyurwa n'ibyo dufite, kandi tukagira umuco wo kudahohotera abandi. Nuhagarara mu byawe kareka guhohotera abandi, nawe ubwawe uzaba wirinda. Nagera rero ku buryo nk'umukozi w'Imana nabwira abantu ngo tuve mu byaha, dukizwe, twihane, tureke gufata ibyo bitari ibyacu. Ikindi tugerageze uko wumva ushaka ko abandi bakugirira, aba ariko nawe ugirira abandi. Buri muntu wese yirinde ibi bintu turaducamo, ni ubuntu buri muntu wese agomba kwirinda, mu byo uvuga, mu byo ugendamo, mu byo ukora, ukamenya ko niba uyu munsi hamaze kujya hanze abantu badenze bangahe, bariho bagenda bavumburwa, bafungwa. Harimo n'abakozi b'Imana, harimo n'abari ibyuma by'abakristo nabo muri iyi saga, wenda bo ntibabashyize hariya ariko barahari, ko nakira amakuru yabyo, ko nabo baravumbuwe. Umuntu wese ukora ibintu nk'ibyo, ibi bibaye kugira ngo urye uri menge, umenye ko uyu munsi bishobora kuba ari uyu, ariko ejo. Rero twakuramo isomo ryo kurekeraho gukora ibi. Umumama ari gukurikira social media, navuga ngo hari ikibazo gikomeye cy'abamisi kimaze iminsi nacyo kiri trend. Ese cyo nta kintu wigize ukibonaho cyangwa se wigeze ugitekerezaho? Ubundi rero buri ibintu by'abamisi nabonye n'ibindi ngo bita niba Mr. Rwanda. Ubundi mu bantu bose Imana yaremye ni beza. Yego. Bibiliya irambwira ngo ndirabura ko ndi mwiza, ariko simbivuze ko ndirabura. Ariko ni kwivuga. Bivuga ngo iyo hajemo kuvuga ngo kanaka ni mwiza kurusha abandi, ni icyaha. Yego. Uba reka mama tukiraho singuciye mu ijambo, bivuge ko ririya rushanwa nawe uri nk'ababyeyi benshi ngenda nganira nabo, ati rushanwa n'ubundi ntiryari ngombwa. Ntabwo ari ngombwa, kuko uyu muntu bagiye gutoranya kuba mwiza. Ese uyu mwana ugiye kuzamura umwereka ko ari mwiza kuruta abandi, uramubeba mwiki? Uyu mwana ugiye kwicisha amazi ashyushye ngo akande mu nda, kandi utubundi agenda dudaheza agatuza agize gutya, inyicaro, imvugo, uri uramutoza kandi umukuye mu bandi. Kamu imodoka $20,000 ndashaka agire iya miliyari. Icyo sina kibazo ngenderaho cyane. Icya mbere umuremye mu bwibone,
ntabwo nzi umwiza ninde, umwiza ni Imana. Abantu ubu twese turemye mu ishusho y'Imana. Niba uyu muntu ntabwo nzi kuba mwiza ntabwo ari uko ufite izuru rinyororotse, si uko ufite mu misaya miremire, kuko iyo ukozemo muri abo hari n'abandi. yego Nk'urugero wenda niba mfite abana bamwe mbyara babiri n'inzobe ariko undi arirabura, yego niyo ngiye kuvuga rero ngo ntusa naba arababara. Nubwo rero bwese n'Abanyarwanda, kandi ko ari Abanyarwanda ni beza, ni beza cyane. Abakobwa b'u Rwanda ni beza. Kuko umuntu ashobora kuba ateye ukuntu asa n'ukuntu ariko waseka neza ukumva umuntu arishimye. Bivuga rero ngo ngiye ntago nyikunda cyane, wenda ni business abantu bikorera, ko umuntu wese yihangira umurimo akawukora. Ucuruza inyanya z'ibimene n'ucuruza inyanya nziza, ariko bose ni inyanya. Kandi mwese aragira ati muze tugura inyanya, gura nyinshi turabongeza. Ni nako rero n'undi wese iyo ushatse kuvuga ngo uyu ni mwiza uyu si mwiza, ubupfobeje Imana yabaremye. Noneho ku buryo bategurwamo ni ibintu twagendaga duhura nabyo, ntago biba bisobanutse. Twese dufite abantu uko buri abapasiteri tugira amabanga. Abantu baratwaturira akaza akabwira ati ibi ko ajya kureba ugasanga hari ibintu yagiyemo azi ngo agiye kubonamo akazi, cyangwa azi ko ari byiza bamwijeje ibintu runaka, ariko ugasanga ahuriyemo n'ibibazo. Biriya rero ni uburyo. Noneho rero iyo urengeje no kuvuga ngo umuhaye n'amafaranga menshi, hari uburyo yumva azamuka akumva ni ugatuma umurarura. Iyo modoka nayo ikamurarura. Ntabwo wenda rero kuba bagira ibyiza ntabwo ari bibi, tunanabikunze, ariko hirya hariya we mubyeyi ari ukuntu njya nkunda kugira urubyiruko mu itorero, noneho nkaganira nabo, nkasengana nabo, nkaganira nabo, nkabaza iwanyu ne, undi ati iwacu ni mu ntara, undi wacu ni mu ntara. Noneho njye nkamenya amakuru y'ubuzima babaye mu mujyi, ngasanga umwe ariga, ariko we mubyeyi ntabwo uzi ko umwana wawe afite umugabo umwishyurira inzu, nta nubwo uzi ko hari urugo rw'undi mugore aho asenya. Akora kumva yavuye mu ntara, araza atangira akora, yabanje akora mu kabari, yakoze muri mu kaduka gutya runaka, ukavuga ngo umwana wanjye ari Kigali arakora. Ese mubyeyi ko umwana ahembwa 20,000 wajya kurokana ibintu akuzaniye mu rugo birenze wa mushahara, utekereza ko ibintu yabikuye hehe? Ese niba umwana wawe ari mu kabari ahembwa 40, ajya kurokana afite telefone y'ibihumbi 300-500, wowe urambwira ko iyi telefone yayikuye kuzana igikwembe, akuzaniye gaze na kwiziniyeri, akuvanye ku gatadowa, agushyiraho amashanyarazi, uzi ko akora iki? Aba bana bari mu mujyi, ariko hari abandi bagore barabarira. Yego. Ati ibyo nkubwira nibyo duhura nabyo. Ati umukagakobwa nagabonye ifoto yako muri telefone y'umugabo. Abagabo baro baragira bashyiraho amakode muri telefone z'abakunzi babo, ari bo bagore babo. Yarigwaho basanga ari yohereje, nkweretse telefone zanjye harimo message zerekana zivuga ngo dore message umugabo wanjye yandikiye umukobwa n'uyu, dore n'uyu akarara tereta kwa mukobwa yamwishyuriye inzu ahantu quelque part, arajya kwiga akabwira ngo hari umuntu ngo unyishyurira inzu. Wowe kuki mubyeyi utagira amatsiko? Amakenga. Amakenga. Ushize navuze ikintu wenda bagisamira hejuru, ariko ndakomeza nkivuge. Naravuze ngo ntago umugabo atanga rasi hana tarara. Yego. Sibyo? Kuko azaguha ikintu rimwe kabiri gatatu, kereka koko niba ari Imana imutugaritse ngo agufasha. Ariko igihe azakiguha garuka kubwira ati ndashaka kuryama, tuzabyanga wariyibye. Abo bose rero nibo dutunga mu itorero baza. Hari n'ukubwira ati ifotore wambaye ubusa, akifotora akayimweza muri telefone yayikuguriye se, kandi yakuguriye telefone ifotora neza, akifotora akamwereka ifoto wambaye ubusa, akarara asambanira kuri ya foto. Mwewe mubyeyi ukicara ngo umwana wanjye, gitondo kimwe ukazabona umwana hari ukuntu agenda amera,
numva ababyeyi natwe ubwacu twagombye kwigaya abo bose rero ndabatunze ukaganira nawe ukamuhindura buriya covid yaraduhemukiye covid yaraduhemukiye yatumye abantu benshi bararuka ariko nanone na covid yatumye ishyira hanze abari bafite bwa buzu hirya iyo abagore atahaga arushe aryama utarya ndumva ndahaze nta peti ariko mu rugo yarariye ararya araryama aragira gute umugore avuga atari koko ibi byabagaho izo rero ni inzira rero mubyeyi umenya ko biradusaba kurera none mama uvuze ikintu uhita unyibutsa bamwe namwe ngenda nganira nawe baravuze ngo cyangwa se arabavuga ngo abambwira mu biganiro ngenda nkora ati kuburiya musore yarasambanyije bamwe mu bamisi nta gitangaza kirimo ati kuko abagabo niko turemye harabadefanda gutya ko ngewe nemera ko ari abagabo bagirira ari bakarikontorora ati rero nimba umuntu yasambanye abakobwa beza ba mbere mu Rwanda nta gitangaza atahubwo igitangaza nuko atari kubasambanya icyo kintu wo cyumva gute ahubwo nibyo kuko none se ufashe umugabo ni muzima nta gakiza kari imbere ye kamubuza gusambana abana ntabo yabyaye sorry urambwira ko bari bumuca imbere kandi avuga ngo mubanze mutambuke mudefire imbere yanjye no kwa vashiti byabayeho vashiti avaho uko atadefiye umwami Severus agira gute ahitamo Esther ni ukuvuga rero uyu mugabo icyaha cy'abagabo kiba ku maso ntabwo ari burure gukurikirana iryo rare bose agomba nabe baba muteguriye nabe agomba kubasambanya akabakoraho ibyo bivuga rero ngo no kubaho ubwo atariye kubikora yari kubaho ubwo ari umuntu mwiza ari inyangamugayo ariko bamuteguriye tere yateguye tere yo kugira ahubwo numva se buriya ko ahubwo nanjye akakabazo reka nkibaze cyangwa kubaze nkunda kubaza kankubaze ko ni munseke buriya ko yasambanyije abakobwa beza cyane buriya azakenera kongera gusambana buriya sirari rijya rirangira neza azafata umubi kandi yaratoranyije umwiza azarongora ariko ntazasambana kuko aba yasambanyije ni indobanure bakobwa beza baba minsi kandi abandi bacaguraga bakabigizayo bo ntago azabarongora abivuga ngo narongora azaba ari we yateguye yarabarongoye bose agera ku mwiza rero umukwiriye ahitamo ahubwo nawe ntago bamurenganya ko we yihitiramo ubwo yari afite ashobora yarakeneye kugira ngo abanze abagereho amenye umugore mwiza umukwiriye ngo nuko imuremera umufasha ugize gute umukwiriye rero numvira ari yarashize kuko ntabwo ari bushobore kujya gusambanya wa muntu ufite amabinga wa muntu uteye nk'ikidumbari oya uteye ufite mu nda nkaho wagira ngo ariho araza kandi agenda umva ntabwo azamusambanya kuko yarihaye bivuga rero burya mu buzima ushobora kuvuga uti sinkirya ibi rizane bambwiye ngo yari indyo ishyitse ndumva rero nta mpamvu yo kongera kujya kwandavura aramutse agiye gusambana yaba agiye kwandavura kuko uyu munsi niba wararyaga ibiryo by'imvange ukaba ugeze ku rwego rw'ibiryo byo muri Marriott cyangwa muri Convention bivuga ngo ugiye gusubira hahandi igobyori imvugo y'abanyarwanda bavuga ngo restaurant agasuka nkoresha iryo jambo iryo ntago narivuga ariko wavuga iryo ntago narivuga mvuze mu mvugo bajya bavuga z'imihanda nta kibazo nyine nanye matwi yanjye arumva ariko ntago napfa kuvuga nka pasteur nibyo ni ukuvuga rero ni ukuvuga ngo we yaba akoze amakosa nicyo nashaka kuvuga yaba agiye gusubira kwira hariya guhera uyu munsi mu izina rya Yesu irari rishire none uhita ufata umugore wawe ugukwiriye agumane kuko yarihaye none se mama hari ikibazo ndibwibaze twumva mu bivugwa ko Elisa yari fiancé we none urutekereza gute ko wafata fiancé ariko ugasubira inyuma n'ubundi ukajya muri babano kandi ufite umukobwa mwiza n'ubundi w'indobanure muri baba misi ariko abagabo ntago basambana kubera ko bakunze nirari yakubwira ko agukunda ariko nirari bagira urukundo rumwe iyo akunze akira mu mago
kuba wumva wa mukobwa ko ataragushyira mu mago ntabwo agukunda. Azagusama azakubwira ngo nutama ndapfa meze nabi ndakunda umwana mubi ndiyahura, mureke yiyahure uzagende kwirimbi umuririmbira heza ni mwijuru, arapfa sajya he, ahubwo yakagombye gupfa kuko nibwo icyaha cye kitagipfa. Rero ntabwo basambana kuko bakunda, asambana kuko yagize irari. Uyu munsi agiriye irari wowe, ejo aragira n'undi, ariko ntibyamuza gusambana adafite Kristo wamufasha. Ntabwo byamuza gusambana afite umugore, kuko ashobora no kuba mu bitugwa muri inyuma agatangira kwandika message. Iryo ni irari. Yego. Ni irari. Niyo mpamvu uzagira ucyaka bwa ati ntubibwire umugore wanjye, kubera ahisha abagore babo. Rero niyo mpamvu iyo asambanye n'umukobwa kuko agira irari, usanga umukobwa sheri shu hani sweetheart agahora amuvuga gutyo, kandi undi yarangije yamuborotse nta namushaka, yabonye undi. Urakoze unyubishije akantu. Hari ngiye ndagana n'abantu bakuri cyane banduta, ari papa twigeze kuganira arambwira ati ngiye buriya mbere nari mfite kamere yo guca umugore inyuma, atari kunamaraga gusambana nkumva ndimbwa, nkumva ndigaye, nkumva mbaye icyo nazi. Nese wasambanaga byagenze uti byari irari, tinarakubonaga twaryamana rimwe, atari ko nkumva mise nkwanga ti rimwe ryonyine. Ukibaza se niba yaryamana nawe rimwe agahita mwanga, ubwo ni urukundo cyangwa ntabwo ari urukundo nyine ni ryarari. Ariko nanone mu mvuga yacu rishoranye n'iki n'abadayimoni. Ni ukuvuga rero irirari rituma asambana rimuvana kuri rikamujyana kuri uyu, kuko ni irari. Ariko igitsina gore basambana kuko bakundwa, babeshya urukundo. Rero bamwe hari igihe umuntu aza akambwira ngo nakundanye n'umuntu runaka, navuga koko mwarakundanye? Yego. Ati twarakundanye. Mwararyamanye? ngo nyine ngurumva ngo ntiri ngo nari kubigira. Kubera iki? Yarakuri igitsambaje ahita araguhaga ajya ku wundi. Niyo mpamvu ushobora kuza wowe Sandrine ukazana umufiyanse wawe mukakundana, ukajya kumwereka inshuti yawe, mukazava mukajya ahandi. Mwamara kuva mu rugo agahita atangira kwaka kaka nimero wa wundi. Ni ukuvuga rero abakobwa bo basambanishwa kubeshywa urukundo, utugambo twiza, bababwira utugambo ndagakunda, none yakunda. Niyo mpamvu iyo mumaze gusambana we agumya yumva ya magambo amubwiye, n'intekerezo wamuhaye byose, ukica so ukica nyoko, ukamuha rugari udafite, ukamuha iki byose, ukavuga uti nzakubakira inzu hejuru y'amazi. Umuntu kwabakira inzu y'amazi ntagira n'urukwe. None ngo navuga ati buriya umugore wanjye simukunda. Umugore kandi ubwo yakujyanye hirya nta mukunda, kongera kakubwira ati ubu ngubu njyewe ibyanjye byose ndabimwishe ntagira namba no n'icyayi agiye kukugurira. Njyewe urubyiruko rw'urambabaza n'icyayi uzagaruke dukora ikiganiro cya kabiri cy'urubyiruko. Urumva n'icyayi yagiye kukugurira hariya, dore ko Kigali uracana ugasanga harahumura ibirungo, mugasanga bose biteretse kofi. Icyo cyayi yakuguriye nayo yatse nyina mami nyeneye ayatayimu ayo niyabika kugira ngo akugurire icyo, ntiyigurire urukweto. Aracyagurirwa boxa na nyina, ariko aragushuka ngo azakubake, azaguha imodoka. Ari umuhungu wigeze utereta umukobwa amubwira ngo ari mu nzu nk'uko yaza mu nzu wacu, aramwicaza kandi aho acumbitse ngo sheri ngo usi televiziyo ngo tumara kubana tuzayimura tukajyana mu cyumba tugashyira ngo izi ntebe ngo gusa uyu muntu azava muri iyi nzu nyigemo. Undi arashyuha rega, ndavuga ni ubu uyu muntu ngo yingwa azimuka agende tuyibanemo. Undi aricara bakobwa koko ntureba n'ukugabira icyo guha koko. Nukuri aho niho nukuri ubwenge bw'abakobwa sinzi use bubaye si mazi nanjye buba muri materiyeri yo kumva babeshywa utuntu. Impamvu nasekaga hari uwigeze kunsetsa ati Sando turi inshuti yanjye tuzi ko papa runaka yambwiye umugore wanjye sinyimukunda nsigaye nikundira wowe. Ati nanjye kandi koko nsigaye numva mukunze. None niba yarasezeranye n'umugore we bakaba barabyaranye, urumva gukunda kurenza abana be. Ati none ko yambwiye ko banashwanye iminsi nakuvugana ari indura ari iki, ataha he? Atatahayo.
none si icyo kintu kuki utagitekereza atahaye wahi aharara igice cy'umunsi icyatsekeje nyuma baje gushwanarana mu broka bimwe bavugaga bararyamanye bya kuko menya ko hari igihe umugabo aza ashaka kugira ngo akugire igikoresho cy'umubiri akemura ikibazo urenda urugero arakorera kure akeneye uwo bari kumwe ako kanya muri ako kanya muragumana kuko n'Imana yaravuze ngo si byiza kwaba wenyine noneho yarangiza kuko uyu mubiri urabagerageza none yarangiza nawe akakubeshya ukumva nibyaguhaza iyo yimutse afata undi undi yashyize mu rugo rero yimukira ku wundi nuvuga ngo wari umugabo ufite umugore i Kigali ariko i Rusizi hafite umugore kuko arahakoreye yimutse agiye Karongi hafata undi Igitarama nuko hose afite abagore rero umunsi umwe bene ikizakwereka uwo muntu azagutegeka nuko mutazanabyarana kubwirwa sanga abakobwa arakubwira mwirwa mu za peri mujya muri Wonapo bitewe n'iki nuko abwiye sinshaka kubyara abana benshi cyangwa akagushaka yarababyaye abo bo mu ntara yanza akubwira tumva ndagushatse ariko tuzabyara abana bangahe babiri nubyara wa gatatu umvire mu rugo kubera iki arabara babiri akibuka uwo yabyaranye na runaka ajya kubara agasanga ni 10 nabo kandi yareba ubushobozi afite akone wowe akaba wajya ko ari uwigeze byigeze kuba gutya mubwira ati tubyara umwana umwe undi ati nago nzabyara umwana umwe dukende wa kabiri nyuma mu gihe gitoye cyo kwana abana batonze umuro kandi abana bavuka basa na se kubi rero umukobwa muri iyi minsi ku itariki 31 ndategura igikorwa cyo gufasha abakobwa babyariye wabo n'abamama batawe n'abagabo harimo n'abagabo batawe n'abagore icyo ndiwo ndagitegura muzadushyigikire kugira ngo tubafashe ariko intego yacyo ni iyihe ni intego kugira ngo tubaganirize nganirize uyu mukobwa watwaye inda kandi nzamuhuza n'umuntu wabirenze watwaye inda imiryango ikamwanga akiheba bikamuviramo ko uzanye 500 amutera inda umugure telefone akamutera inda umuguriye umwenda w'umwana akamutera inda ugasanga yiswe umugore kandi atari umugore ugasanga afite abana n'umuntu bazara umuntu abaje se ufite umugabo ati ndi umugabo ufite abana bangahe ufite abana 9 ufite umugabo ngo nta mugabo mfite nise ati kuko abana hano muhuje se sanga rero uwo muntu afite ibikomere bingana n'urubyaro afite abo rero tukabaganiza n'abagore batawe n'abagabo ariko yumva ko agifite igikomere kivuga ngo iyo abana ari ngifite umugabo iyo abana ari ngifite umugabo aho harimo abamama bamaze kwiyubaka kandi ari ahantu bageze kandi batiyandarika abo nicyo kintu tugenderera bivuga rero ngo rubyiruko mudukurikira ingo ziho zisenyuka ni ingo zubakiye ku kinyoma zaje akakubeshya ibyo afite cyangwa ukavuga ati uyu nguyu afite ibi nibi kuko yakujyanye iwawe urugo n'urwawe so azakubakira umugisha wa mama nawe uzakubakira wa bene wawe ntabwo uzakubakira menya ko urugo n'urugeramo ni wowe n'umugore wawe abo rero yaje akakubwira gutyo n'impamvu we mugeze mu rugo kubera ko mukundana uyu munsi mugahita muryamana muzi ko urukundo rubera hara hepfo ntaho ubwo rurasenya none wasoza mwagerayo ugahita umva umwanze waramuhaze rero umugerageze kugira ngo bigatuma utamenya ingeso ze none ugazajye mbona ingeso ukamenya umugore uburyo avuga nabi ukamenya umugore uburyo ateye warageze mugabo uko ateye warageze mu rugo kandi wakagombye kugira igihe cya fiançailles igihe cya fiançailles rero ndo nago mugikora mwirirwa muri sirifi niba ari sirifi unda kongera ati yamara kwidunda gutyo ndakaza ati bizu nta mwanya icyo ni igihuma amaso agatuma utareba kandi amaso akunda ntareba neza rero Imana ibagire neza mwe kubikoresho by'abagabo nkuko twavuga ariko n'abagore nabo gabo muri iyi minsi nabo basigaye bahohotera abagabo nabo cyane rwose akumva ko ibintu byose umugabo ari we bireba nidukoma urusyo dukome n'ingasire numva mu ngeri zose buri muntu wese agombye kumenya inshingano ye none mama dusa n'abagana no ku musozo w'ikiganiro abagabo watubwiye ko ari irari none ko tusigaye twumva n'abagore basambana ubwo biba byagenze gute nese abagore ntibasambana ugira ngo n'urukundo bo cyangwa barabeshywa barababeshya ako se nk'ubu ujya kubona umuntu arakubeshya uko abagore basambana
kubera kugira gukunda ibintu gushukwa barashukwa kavuga ati ndashaka imodoka nk'iya kanaka nanjye ndashaka none agashaka gukira cyane kugera ku bintu runaka ariko bice mu nzira mbi ari nabwo usanga atugari ku mugabo cyangwa ugasanga aramutaye arashaka gushaka wa muntu uzamuha bya bindi rero abeshi basambana kuko batanyurwa kwihangana kurabura kandi ubundi buriya umugore akagombye umugore mwiza arangwa no kunyurwa ze kunganiza nambwira ngo yaratandukanye n'umugabo arambwira ati amusize arambwira ati nanjye ngiye gusambana namenye ko yacyuye umugore ndabwira se urasambana ngo yene gute ngo yango reka ngo nanjye mbikore ngo gese ngo nzaguma gutyo gutyo nabwira ihangane niba yabikoze ihangane ngo yakongerwa nyarukira message nanjye ngiye kubireka nanjye nzashaka ngiye kwishakira undi mugabo ndabwira ntago ari uko ugiye gushaka umugabo ahubwo nirariri kujyanye aza kumbwira ati nubundi narabikoze sawa ariko nyuma baje kongera n'ubundi barongera wa mugabo aragaruka barabana nubwo umugabo ashobora kumurarana kamarana iminsi 2 ariko nawe yakoranye iminsi 2 agupfumba nta buri byo agupfumbatisha ukagenda nawe ariko nubwo ibyo biguhaye ni kimwaro kubera ko ugiye kubera ko wananiwe kwihangana burya umugore ashobora gukaruma umubiri we bigakunda urufunguzo rw'ubusambanyi umugore arugendana afite uburenganzira bwo gufunga ntagire uwinjira afite n'uburenganzira bwo gufungura bakinjira rero iyo ushatse gukunda ibintu cyane ushaka kugira irari ryo kwifuza aho niho umuntu asambana hakaba n'abasambana ko bafite imyuka gusambana rwose n'usambana ntacyo yabuze umuntu nubwo ashaka ntago yubaka kubera ko bafite ikintu kimukoresha nawe karande urazemera ntazemera se sindi umupasiteri karande zibo mama noneho hari ikintu ukomojeho benshi mu babyeyi bibajije baravuze ati hashobora no kuba hari bamwe mu bamisi basambanyijwe bakabyemera kubera gushaka ibya mirenge ati mparanire imodoka nziza mparanire kujya muri salo nziza mparanire kubona nabona ibyiza nawe wimeranya na bamwe muri abo babyeyi nibyo rwose ntago bose basambanyije kuko bakunze oya basambanyije kuko bashaka kugira ngo bagere kuri icyo kintu bari bajyambere bafitiye bumvaga bararikiye kuba bamisi barashaka kujya muri iryo rushanwa bashaka kumenyekana niyo mpamvu badefira nyine umuntu wese akagenda yitwara uko ashaka kugira ngo bamuhitemo rero ibyo bakoraga byose babikoraga kuko babashukishaga umwanya cyangwa ikintu runaka kuko buriya nabwo nukumvuga ngo ubuhemukiye wa mwana n'uyu muntu nawe akoze ikintu nawe azigaye kuko yifasha umwana ukamutegera ku cyo ashaka urugero umwana akaza agusaba nizo ukamuha igishirira ubuhemutse rero nabo babafatiye muri bya bindi ntibabareze ngo babafashe babakuze kandi babigishe kwirinda ahubwo barabararuye ahubwo baprofitira mu bibazo bafite cyangwa se mwirari bafite bari byo bakora afite irari ry'imodoka afite irari ryo kumenyekana reka minsi ahantu hose iyo duciye tubona ifoto ya misi ku ifoto ugatambuka mubona gukanira ukamubona aseka niyo utari buseka uwo munsi useka kuko nyine nawe akavuga ati nanjye ndashaka kuri bose babareba ajya acaho kuri televiziyo bamvuge ugasanga ifite igikomere cyo gushaka kuvugwa ibyo byose bikaba atari uko dukeneye ya mishinga kuko iyi mishinga baba bapresenta ubu ufite n'ubundi namanuke agenda awukora ariko byose bafite gushaka kugira ngo bamenyekane ikibazo cya nyuma bamwe no mu babyeyi baravuze ati iyo tumenya abana bacu ntibajye muri Miss ati turifuza ko nirushanwa ryavanwaho ndetse kuri uyu munsi byarubahirijwe ntekereza ko n'ubundi minisiteri yari bifite mu nshingano ariyo yabitekereje ikabona ko iri rushanwa ari ngombwa ko rihagarikwa nawe nk'umubyeyi wabonye byari ngombwa ko irushanwa rihagarikwa urakoze cyane nk'umubyeyi wenda bariho baricoza mu gihe byarangiye kuko ntago bari babizi hari ikintu cyari cyigishima batabizi kuba rero minisiteri yarabikuyeho ntawamenya wenda ejo wundi hazaza icyitwa ikindi shobora kuba ari ibyo bagitekereza kugira babishyire neza mu ntumbero nziza kuko icyo gishobora gutangira ari kibi ariko kidafite intego mbi noneho rero abantu babayeho bafite ubushishozi leta yacu ifite ubushishozi ishobora no kushishoza ikavuga iti reka kigumeho noneho dushyiremo n'ababyeyi bakuru bigisha umuco erega ari ibyo abantu bashobora kwigisha kuko niba ari umuco ni nyampinga w'u Rwanda
bakazana umugabo sarabigisha umuco nyine yarawubigishije buriya bagize kuzaba abagore bezamo mu rugo rwabo ahazaza ariko umumama akeneye kwigisha umukobwa kuzaba umugore mwiza umugore mwiza w'ejo hazaza atari uwo kuzajya bahora basimburana rero ni ukuvuga ngo dufite leta nziza ifite ubushishozi dore ko no mu minsi yashize madamu perezida wa repubulika yari yabaganirije buriya azongera abaha impuguno nziza nk'umubyeyi na leta yacu ireba kure ireba ibidukwiriye ireba ikwiriye urubyiruko rwacu ireba ikwiriye abana bacu abarugikora ibidakwiriye no bigende rwose biveho ariko ibikwiriye ibikora gusa nemera ko igihugu cyacu gitekereza neza kandi kireba kure amen mama ndagushimiye cyane byari byiza cyane hari amasomo nkuyemo hari amasomo wa mugore wicaye wihebye akuyemo kumva ko gusambana bitaba ngombwa ko niba umugabo yasambanye nawe wabitekereza ati reka mbikore hari n'amasomo abagabo nabo bakuyemo kiryo rari bagomba kurikontorora hari n'amasomo w'abakobwa bumva ko ndi umukobwa ariko ngomba gusenya urugo rw'umugore wubatse nabo bakuyemo ni ukuvuga iki kiganiro hari benshi nzi neza ko kiri buze gukoraho byo wigishije cyangwa se ibyo twaganiriye hari abo biri buze gukoraho ndetse nishimira ko watwigishije kuba hari aho twagera tukibuka ko hari aho Imana yadukuye tugasubira inyuma ni naryo jambo rikomeye wakoze cyane n'ikindi gihe nitugutumira tuzakubone murakoze cyane namwe Imana dusoza n'ubundi dusengera Mana turagushimiye kubw'akanya tumaranye kandi data wadusize wabanye natwe dusengera abantu bose bagizweho ingaruka n'ubuzima bubi baciyemo bakoreshejwe iby'agahato bafashwe ku ngufu bimwe serivisi zabo mu izina rya Yesu kandi bazikeneye basabwe indonke mu izina rya Yesu bababarire kandi ubakize ibikomere ndasengera iyi TV Agasaro kugira ngo mama ukomeze uyagure igere kure kandi ibiganiro byose bigumye guca bigiye ibiganiro bizima kandi bibereye ndagushimye rero Mana yacu icyubahiro ko ubana natwe ku munsi kuwundi ukatugera neza dusaye tuze mu izina rya Yesu amen mama wakoze cyane akoze namwe kandi mugire ijoro ryiza murakoze namwe cyane igitondo cyiza tugiye kubyuka ni hafi aho Gasaro TV.